N'amakuru meza muri kano kanya abanyarwandakazi ndetse n'abari muri diaspora ndagira ngo twishimire hamwe tuvuge ngo dukoma amashyi ndetse abaze kuvuza impundu bazivuze kubera ko witwa Kamikazi DORCAS wo muri MIE Music yamaze kuva muri MIE Music ndetse na DORCAS bamaze kuvamo, ariko inkuru nziza ihari nuko hari amakuru meza nyine ngiye kukugezaho muri kano kanya. Gusa mbere yuko nkubwira amakuru meza ndagira ngo maze nkubwire ko uwo bita Kamikazi DORCAS akakanya yamaze kugera Vancouver muri Canada. Ibyo ngibyo so byakiriye gute. Hanyuma rero reka manze ngusuhuze nkubwire ngo muri kano kanya habaye ibintu bikomeye cyane abantu benshi batari biteze, abantu benshi ntabwo bari bazi ko biri buze kuba, dore ko hari n'abantu benshi bumvaga ko iri tsinda Vestine na DORCAS birangiye ubwo witwa Irene Muri amaze kubakuraho akaboko, ndetse ubona ko aribo bamwibwiriye bati bye bye rwose. Ariko ntabwo twe tuzi ko Vestine na DORCAS bafite umupango karundura bapanze kuva kera kugira ngo nibamara kwigarika witwa Irene Muri bahite bakora amateka ndetse bakore iyo bita comeback yo ku rwego rwo hejuru. Abari muri Canada Vancouver bo bafitiye n'indi nkuru idasanzwe ndaza kubabwira mu kanya, ariko nabwo n'abari mu Rwanda hari ikintu gisha gitangaje cyane. Murabizi ko aba bakobwa witwa Vestine we ku giti cye yarasigaye Vancouver muri Canada, ari naho yabyariye umwana w'umukobwa, ngo umwana mwiza cyane gusa neza. Niyo makuru agenda tugeraho. Murabizi ko amazeyo amezi agera kuri 6 ndetse bavuye i Kigali ubona ko bameze neza rwose. Murabizi ubwo bakoraga ibitaramo Vancouver, Winnipeg, Regina ndetse na bari Montreal n'ahandi hagiye hatandukanye, ubona ko ari ibintu bimeze neza. Hanyuma ibyo bintu byose byaje kubyara ikintu gikomeye cyane kubera ko uwitwa Vestine kubera ko yamaze guba yashwana na Irene Muri we mbere nyine. Murabizi ko bamaze gushwana mbere yuko nyine hasoka n'iri tangazo. Yaragiye abona ko Irene Muri atari umuntu wo kuzakomeza gukorana nawe, arangije yigira umugambi mwiza cyane w'umuntu mukuru, umuntu umaze kubyara, umuntu umaze kuba umugore, umuntu wabanye na Idrissa bagatandukana. Ubwenge buhita buba bwinshi, akabanza agacerembuka, akabanza akamenya ukuntu isi akamenya uburyo abantu ari bakamenya uburyo yahemukiwe na Idrissa Bidarago ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ariko arangije aravuga ati rero uyu mugabo Irene Muri ntituzakomeza gukorana, that's why ngomba guhita mfata umwanzuro gushaka inshuti naha muri Canada, ndetse ukabona ko ari ibintu byiza cyane. Arangije agashaka inshuti zikomeye cyane, aza gushakiramo n'abanyamafaranga bagiye batandukanye. Ariko rero ibyo by'abanyamafaranga naza kubikubwira mu kanya. Reka maze nkubwire ko witwa Kamikazi DORCAS rero buriya ngiri tangazo ryasohotse ari mu ndege. Ibi ngo byasohotse ari mu ndege ngahita agera hariya muri Vancouver, ndetse ngo akabariho bagiye gutangira ibintu bishya. Ariko ibyo bintu bishya abantu benshi ntabwo bari kugenda babimenya, nkuko ikinyamakuru rero Inyarwanda kiri kugenda kibyandika. Bari kwandika ibintu navuga ko bishimishije cyane, ndetse abakunda Vestine na DORCAS turi mu byishimo. Nubwo kurundi ruhande witwa Irene Muri navuga ko ngari gukora ibintu bitari byiza bitewe nuko abafana nyine ba Vestine na DORCAS bari kugenda bavuga bati Irene Muri uri kugira ibintu by'uburiganya. Ariko nabo abantu bakagenda bavuga bati arega yitwa Morodekayi, kandi ngo murabizi ngo muri Bibiliya witwa Morodekayi ngo hari uburiganya yagira gace. Ariko ibyo ntago ari yo nkuru. Ikindi kintu nakubwira mbere ko nkubwira izindi nkuru zikomeye cyane ziri kuvugwa cyane by'umwihariko ku bijyanye na Kamikazi DORCAS, nuko uwitwa Irene Muri ya Instagram twafollowinze turi benshi tungana n'ibihumbi 197 yitwa Vestine na DORCAS. Aka kanya yamaze kubiri mu biganza bya Irene Muri ku giti cye, dore ko yamaze kuyita MIE Chopper mwa bantu mwe. Ubwo ndetse n'yitwa MIE Music abenshi bumvaga ko wenda ari ya DORCAS na Vestine. Ndagira ngo mbamare impungenge, ntabwo ari ya Vestine na DORCAS ahubwo ni ya Irene, kubera ko ni nawe wanayitangije ashyiraho Imana y'imihanda ndetse n'undi mukobwa yigeze gufashirizaho kuri yo YouTube channel. Ndetse murabizi ko hari channel witwa Vestine na DORCAS barwaniraga kuva kera, ndetse muri 2021 ubwo mama we yavaga i Musanze akazamuka i Kigali akabwira Irene Muri dushaka channel yacu rwose. Na ibyo murabyibuka cyane niba warakurikiranye Vestine na DORCAS kuva kera. Ariko ibyo byose byagiye biba nyine abantu bavuga bati ni byiza rwose kuba witwa Vestine yaratekereje kura akavuga ati Irene Muri ntabwo ari umuntu mwiza. Ariko n'abandi bakagenda bavuga bati aba bakobwa bibarangiriyeho. Ariko ubwo buriya ntukavuga ikintu utarasobanukiwe umupango karundura wo witwa Vestine hano mise mukurira ingofero. Yamaze kuba umuntu mukuru, yamaze kumenya ko yakifatira imyanzuro ndetse inakakaye cyane, dore ko uwitwa DORCAS we ubushuti we
na Irene Muri ndahabi ntabwo bwari bwagacitse, dore ko yanamwifurizaga ngo ubukwe bwiza, ndetse ubona ko yanabishyushyemo, ariko Vestine we akayakinumira, ndetse buriya yahise anamubwira ati buriya wa mukobwa ibintu urimo ntabyuzi. Hanyuma rero muri ibyo byose reka manze nkubwire ukuntu ibintu byose bimeze muri kano kanya. Hanyuma reka manze nkuherere uburyo ibintu byatangiye. Tubona mu kwezi kwa 11 gutyo, tubona Vestine na Dorcas bazamuka muri Canada, ndetse ari ibitaramo bateguye neza, arabahanzi bahagaze neza muri iyo minsi, ariko ntibari bazi ko ibyo bagiyemo bitazabagwa amahoro, ndetse hazavamo n'ibintu bikomeye cyane. Kuba Idrissa yatandukana na Vestine, kuba bahura n'ibibazo bikomeye cyane, kuba witwa Vestine yarwarira Vancouver, murabizi igihe asohoka mu bitaramo, murabizi n'ibintu byinshi byagiye bivuga bitari byiza, kuba Winnipeg batarakoreye igitaramo, ndetse ubona ko witwa Irene Muri ndahabi akomeje kubacuruza muri icyo gihe. Niko abantu babivugaga, abanyamakuru batandukanye bo kuri YouTube bagendaga bavuga bati Irene ari kubacuruza, dore ko bari gukora icyo nakita nka vlog, buri segonda buri saha bari kugenda basohora video. Ibyo bintu ngo byatumaga nyine ngo umuziki wabo udatera imbere, bitewe nuko ngo nyine bituma abahanzi babahaga nyine bwabo kaka bwabo, kubona ngo Vestine ngaratetse ngarakimbeho ngo ntiyoga, ibintu nk'ibyo ngibyo bakagenda babivuga imbere ya kamera. Abantu benshi bagendaga babona nko gushyirwa hasi, cyangwa se kuba Irene Muri ndahabi ari gusoza kariyeri yabo. Hanyuma icyo gihe rero nibwo bagiye bakora ibitaramo, ndetse bavayo uwo bita Vestine asigara muri Canada, Dorcas na Irene Muri ndahabi baza mu Rwanda, bagenda bafata ibikombe bigiye bitandukanye, ndetse ubona ko ntabwo ibyo bakoreye byapfuye ubusa, ndetse ubona ko ariko biri kugenda birangira. Ukavuga ndetse none niba bari kubifata Vestine akaba atandukanye na Dorcas, bakaba batari hamwe, ndetse na management batari hamwe, bizagenda bite? Nibwo rero amakuru yaje gusohoka uwo munsi agaragaza ko icyo gihe buriya uwitwa Vestine yari yarashwanye na Irene muri rusange, ngo kubera ko ngo Vestine yanze kugaruka mu Rwanda bitewe n'impamvu z'umutekano we, dore ko hari habaye ibintu byinshi atwite, ndetse yaratandukanye na Idrissa Widrago Jalike. Hanyuma ubwo bakimara gutwara ibyo bintu by'ibihembo rero nibwo abantu benshi bumvaga ko Vestine na Dorcas byabo byarangiye, basora indirimbo yitwa Usisite, basora Kisima, ari kubona ko witwa Vestine rwose nta courage afite mu muziki. Nabwo benshi twagendaga tunavuga duti ibi byamaze kurangira, ntabwo iyi lebo izongera gusubirana. Ariko uyu munsi hasohotse itangazo ryavugishije abatari bacyano ku mbuga nkoranyambaga, ibinyamakuru byinshi bitandukanye byandika kuri murandasi, nta yindi nkuru byavuze uyu munsi wose usibye inkuru y'uwitwa Vestine na Dorcas kuba batandukanye na Irene. Hanyuma amakuru angeraho muri kano kanya nuko umwana w'umukobwa abantu bari i Vancouver yamaze kuhagera, ndetse bagiye gutangira urugendo rwabo rw'umuziki nk'abahanzi Vestine na Dorcas, bamanagingwa n'umunyamafaranga utari Irene Muri ndahabi uba ushaka indonke nyinshi. Ni ukuvuga ngo Irene Muri ndahabi ni umuntu nyine urumva kumanaginga abantu, nawe udafite amafaranga menshi uba ushaka kugira ngo ubakirireho cyangwa se ubungukireho cyane, ariko ngo bamaze kubona umukiri ufite ifaranga rikomeye cyane Irene Muri ndahabi, ngo nta nubwo yafungura udushumi tw'inkweto ze, ndetse ngo bakaba bagiye gutangira umuziki mu buryo bweruye. Nkuko bamaze kubibona ntabwo bagiye kuva mu muziki, kubera ko bamaze no gufungura Instagram yabo nyuma yuko Irene Muri ndahabi ahise afata Instagram yabo bakoreshaga yari yitwa mu mazina yabo, yarahise akayita MIE Empire, nabo bahise bafungura Instagram yabo, ari nayo ciyo riratangazo. Ndetse ubona ko bagiye gutangira urugendo rushya nyuma y'imyaka igera kuri 6 bari mu kuboko cyangwa se bari mu mababa y'uwitwa Irene Muri ndahabi. Nabo baravuze bati igihe ni iki kugira ngo dukora amateka yacu, igihe ni iki kugira ngo dukore ibintu biri international. Abakobwa babahaye ikintu gikomeye cyane, babahaye icyo bita kumenya uburyo ubustari bumera. Urwo ndavuga Irene Muri ndahabi yabahaye kumenya uko muri studio bitwara, yabahaye kumenya uko ku rubyiniro bitwara nta kuntu atabagize. Ndetse n'aka kanya navuga ko uwitwa niyo Bosco we ndabizi neza ko ari inshuti cyane na Vestine na Dorcas, ntabwo bagiye gutandukanya, azakomeza abandikire nkuko ngewe nagiye nabibona, dore ko
witwa Irene nyine none se ubwo niyo Bosco yakanga kwandikira Vestine na Dorcas gute kandi ataba muri management ya Irene muri ndabi birumvikana bashobora kuzakomezanya dore ko nyine uwo mu manager nyine ugiye kujya uba managinga ngo ari ku rwego rwo hejuru mu bijyanye n'ikofi ndetse rumva nyine Vestine na Dorcas impano bafite baramutse bayihuje n'amafaranga menshi noneho bari muri Canada hano haba amafaranga ngana kuriya mw'abantu mwe byaba ari bitangaza ndetse ukazajya ubona baje mu Rwanda ibaze Vestine na Dorcas baje mu Rwanda ngo bagiye kujya muri Buke Arena ari nacyo kintu Irene muri ndabi numva ko yanakicuza kuba tarafasha ababana b'abakobwa ngabajyane muri Buke Arena bakoreremo amateka buzuze Buke Arena bari ebo yo kuzuza Buke Arena ariko Irene muri ndabi ntabwo yatekereje icyo kintu ari nacyo kintu mugaya bikomeye cyane mvuga ni Irene muri ndabi watekereje byinshi ariko iki kintu ari ugomba kugikora nawe ukagerageza nyine ukafata Vestine na Dorcas ukabashyira muri Buke Arena tukareba uko byagenda ibaze noneho uwo mu manager naramuka avuze ati noneho maze gukora indirimbo nyinshi n'aba bakobwa igihe bazamaze kuzikora reka tugaruke mu Rwanda dukora igitaramo nibashaka bazajye mu mahoro tuzaba tubashagaye cyane ariko niba barakoze indirimbo niba batarazikoze mwabana mwe nta kintu cyavamo namwe murabizi uyu muhanzi adakora byaba bigoye cyane kugira ngo bigende gutyo ariko Kamikazi Dorcas ari muri Canada andi makuru ndaza kuyakugezaho mu kanya kandi subscribe kugira ngo ujye ubona ibintu byose 5 kuri 5 hano kuri Mega TV Rwanda na hamukanya